ariko icya kabiri reka turebe abandimwe kubasha bw'iri sezerano, the efficacy of this covenant. Ngo ese iyi sezerano rifite ububasha ki ku buryo avuga ngo irya mbere ngo kurivanaho haza rishya ngo kandi muri rishya dore ibyo ngiye gukora ibi ngibi. Ese n'ubuhe bubasha isezerano rifite? Ni iki gituma twa ngo ugomba kuba mu isezerano rishya? Ni iki kirimo gituma ukwiriye kuryitaho? Reka babwire ububasha bwabyo. Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya. I will make a new covenant. Nukuvuga ngo icyambere bavandimwe cy'iri sezerano nuko ari Imana ubwayo iryikorera ikaritangiza ndetse ikarisohoza. Ni isezerano rishingiye ku Mana ubwayo. It's a unilateral covenant. Naho ni isezerano ritarimo gufatanya, ntabwo ari cooperative, ntabwo ari cooperation, ntabwo ari gufatanya n'Imana, ahubwo ni isezerano rishingiye ku Mana ubwayo n'icyo yiyemeje gukora. Nibwo bubasha bwayo bwa mbere. Bavandimwe, ndifuza ko mwita kuri uyu nguyu ugiye kuvuga muri iri sezerano kugira ngo umenye ubasha no gushikama kuri iri sezerano aho bishingiye. Hari abajya numva bakunda kuvuga ngo umuntu yarakijijwe ngo hanyuma aza gutakaza agakiza, ngo hari abantu Imana ishaka gukiza ngo ariko ngo bakabyanga, ngo ntibikunde, ngo nyine ngo bikayinanira, ngo utarebye neza bagakiza ngo Imana yaguhaye ngo gukaraza gutakara n'ibindi byose. Impamvu y'ibi byose abantu bari kujya bavuga nuko agakiza abantu bari kuvuga kaba gashingiye ku isezerano rya mbere, aho bo bakora ibintu bakabuza hanyuma ngo Imana ize kwemera, kandi isezerano ntabwo ribasha gukiza umuntu. Nyamara iri sezerano rishya gushikama kwaryo cyangwa se gukomera kwaryo gushingiye kuri nyiri kuritanga ari nawe urisoza abavandimwe. Isezerano rya mbere ndi kugenda ngo isezerano rya kera kandi twara imiparo n'isezerano rya Adamu kubera ko bijya gusa, kandi muri yombi nta na rimwe ryagenewe gutanga ubugingo. Isezerano rya mbere Imana iha Abisirayeli amategeko, ubwayo barihamirije ngo bazashobora. Imana igihe yabaga Abisirayeli amategeko kuri Sinayi baravuga ngo tuzashobora. Nimurebe nango kuva 19 kuva 19 Exodus 19 ku gice cya 19 umurongo wa 8. Yes, umurongo wa 8 kuva 19 umurongo wa 8. Reka twasome ngo kuna avuga, aravuga ngo reka mbere kuri karindwi, Mose araza ahamagara abakuru b'abantu abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Ngo Mose araza azana abantu amagambo yose Uwiteka yavuze n'amategeko ye, hanyuma ngo abantu bose basubiriza icyarimwe ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Aho abantu bajya bikiriza, hanyuma ngo Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu ati Imana uzi ibintu bavuze ngo bazabikora. Bavuze ngo ibyo utegeka byose nta kibazo rwose, nta kibazo afite rwose, ntugire ikibazo bazabikora byose. Bazabikora. Ariko abandimwe, Mose ataramba ku musozi yasanze bamaze kurema ikimasa, batangiye kukibyinira, bamaze kurema igishushanyo, ataranatirimuka. Wenda amategeko Imana ikiri kuyandika itanayarangiza bamaze kurema ikigomano already, kandi bamaze kuvuga ngo ibyo Uwiteka avuze byose bazabikora. Niba nawe agakiza kawe muvandimwe gashingiye ku byo wiyemeje kuzakorera Imana, niba nawe wumva hari uruhare uzagira ngo Imana ikujyane mu ijuru, ibintu munyumve mwitonze cyane cyane abashyitsi. Niba hari uruhare wumva uzagira ngo Imana ikugeze mu ijuru, niba hari ibintu wumva uziyemeza gukorera Imana kugira ngo ikwemere, ndakubwiza ukuri yuko iryo sezerano urimo ritabasha kugukiza, ntabwo ribasha kugukiza. Iyo nabonye hari umuntu w'inshuti yanjye uvuga ko yizera ubutumwa bwiza ariko bamwidini, yari yapostinze amagambo kuri WhatsApp y'umwigisha witwa ngo Reinhard Bonke.
avuga ngo agakiza ngo ni nka fiyansaye ku musore n'umukobwa, ngo buri wese agomba kuvuga yego ndetse akiyemeza kudahemukira mugenzi we kugira ngo urukundo rushoboke. ngo nuko n'Imana yo ngo nubwo idahemuka ariko natwe tugomba kuvuga yego tukemera urwo rukundo, ngo yego yacu yamutse ubuze urwo rukundo rw'Imana ntacyo rwaba rukimaze. Aya magambo niyo uvandimwe yanditse, umuntu nyine uhamya ko yize ubutumwa bwiza. Nakumenyesha yuko ibi ntabwo ari ubutumwa bwiza, that's not the gospel. Rero navuga ngo turashima Imana ko hano ngo tuvuge ntabwo ari ubutumwa bwiza tuvuga. Iryo sezerano iri ntabwo ari ryo sezerano Imana yagennye ukirizamo abanyabyaha. Isezerano Imana yagiranye n'abantu bayo ryo kubakiza by'iteka rishingiye ku byo Imana ubwayo, Imana yonyine, Imana ongeho zeru yiyemeje gukora, Imana yonyine. Niba isezerano ribasha gukiza umuntu, ni isezerano Imana ubwayo yinjiramo n'umuntu yarangiza ikagena ko ari izakora ibisaba byose kugira ngo umuntu abone ibyo yamugeneye. I will make, not together will make. Nzasezerana ntabwo nzafatanya namwe gukora isezerano, ahubwo ngewe ubwanjye I will make a new covenant. Nzikorera isezerano, ngewe ubwanjye nzazana isezerano ryanjye. Usome neza muri mirongo, urimo gukora igikorwa ngaha n'umwe ni Imana yonyine, nta gikorwa cyacu kirimo. Murongo turimo aravuga ngo I will make a new covenant. Turari ngo nzasezerana isezerano rishya. Turari ngo I will put my law within them. Ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo. Nako mu bwenge bwabo. Hanyuma ngo I will write it on their hearts. Nzandika ku mitima yabo. I will be their God. Nzaba Imana yabo. I will forgive their iniquity. Nzabare. Ngo ni nza nta tu irimo, nta tuzayirimo hangaha. Nta gikorwa cyo gufatanya kirimo hangaha muri isezerano. Isezerano rishingiye ku Mana ubwayo n'ibyo yibye. It's a unilateral covenant. N'isezerano rya mbere Imana yabahitishijemo ubugingo n'urupfu. Ndabona kubwira abantu ni Imana niyo ikiza abantu, nta ruhare umuntu abigizemo. Umudiva agativuga ati oya, Imana yavuze ngo ngukize imbere inzira ebyiri, ubuzima n'urupfu, kugira ngo yitiremo. Nicyo koko niko Imana yari yabwiye abantu mu isezerano rya mbere. Yarabwiye ngo muri Gutegeka kwa kabiri 35, Deuteronomy 30:15, Gutegeka kwa kabiri 35, Imana yabwiye Abisirayeli bamaze bagiye kwambuka Yorodani ngo bajye mu gihugu yabasezeranije, ngo dore uyu munsi gushyize imbere ubugingo n'ibyiza n'urupfu n'ibi, uko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe no kugendera mu nzira ikuyoboye no kwitondera ibyategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo, kugira ngo ubeho ugwire Uwiteka Imana yawe guhera umugisha mu gihugu ujyanwe no guhindura. Umunsi ushyize imbere ubugingo n'ibyiza ndetse n'urupfu n'ibi kugira ngo hitiremo. Bavandimwe, abangaba Imana yashyize imbere ubugingo n'ibyiza n'urupfu n'ibi, bananiwe guhitamo, byarabananiye. Uretse ko byarabananiye guhitamo. Isezerano bararyishe, umuvumo waryo wabaje hose. Niyo mpamvu Yeremiya akanya ari kuvuga iruhande rwe ari inyotsi, amazu yakubiswe hasi, ari imirambi iryamye hasi. Iyi ni ko Yerusalemu yari yabaye. Nebukadinezari yari yayiribase, abandi bajyanywe bambaye ibinyururu, abandi batowe amatwi bari kujyana mu bunyage. Kubera icyo isezerano bararyishe, ubugingo bananiwe kubufata, ibyiza bananiwe kubishyikira, hanyuma bahabwa urupfu n'ibyago. Umuvumo w'iri sezerano wabajeho nk'uko bari barabyemerewe ngo bazabikora. Yeremiya hano turi gusoma yavuze ngo rya sezerano ryanjye bararyishe, nubwo ari umugabo wabo yabirongoreye. Niyo ngo they have broken it. Bararyishe abavandimwe, bararyishe muvandimwe. None wowe niki kigutera kwifuza ko uzaryumvira? Bararyishe Abisirayeli, niki twumva kuzabishobora? Niki kigutera kumva yuko ubasha gukurikiza amategeko y'Imana, ko ubasha kwitwararika, ko ubasha gukora imirimo myiza idini rigusaba, maze ukazagira aho ubonye ubugingo buhoraho? Niki cyane ni Abisirayeli bose uko bumva bagishobora? Niki Imana ubwayo yarabagaye. Kumvira kwa muntu mu mirimo Imana imutegeka kwamaze kugawa, bityo ntiwakwishyura uhatiriza. Abaheburayo 8:8 mwanzi utangira avuga ngo
yavuze ibagaya iti ikintu ngo umwanditsi w'Abaheburayo ajya kwinterpreta aya magambo ajya kuvuga kuri aya magambo yo muri Yeremiya, ntabwo ayakoti gavuga ngo umuhanuzi yaravuze ngo dore Imana izazana isezerano rishya. Oya, yavuze ngo kuko yavuze ibagaya, ngo Imana ije kuzana isezerano ngo yari ibigaya Isirayeli. Finding fault with them, yarabagaye ngo dore ngo kuko yavuze ibagaya iti dore iminsi igiye kuza, ni Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Ngo iri sezerano ryaje kubera ko Imana yagaye kumvira kwacu. Byazanywe nuko Imana yagaye imirimo myiza yacu, yagaye gukiranuka kwacu. Ariko dore isezerano ry'ubuntu bavandimwe, dore isezerano ritabasha kwicwa, isezerano Imana ubwayo yiyemeje gukiza umunyabyaha watabigizemo uruhare. Ni isezerano aho Imana yonyine, Imana ubwayo ariyo mukiza bavandimwe. Ni isezerano aho Imana idatera intambwe 99 ngo utere intambwe imwe. Oya, biriya ntabwo ari ukuri. Ntabwo Imana muri isezerano itera intambwe 99 ngo utere intambwe imwe. Oya, aho Imana itera intambwe 100 zose we ntugende imutera, ukabisanga imvata ry'ibyaha byigaraguramo. Isezerano ry'ubuntu, ubuntu buri ubuntu bwose. Hari ijambo ryo mu Roma 3:24 ngo batirishwa n'ubuntu bwayo, 24 ngo ibahereye ubusa, ngo they are freely justified by his grace. Ngo harimo amagambo abiri, harimo freely hakabamo na grace. Mu Kinyarwanda hongera ngo babuze ukuntu byita byose ngo n'ubuntu. Ngo batirishwa n'ubuntu bwayo ariko hongeraho ngo inabahereye ubusa. It's a covenant of free grace, isezerano ry'ubuntu bw'ubusa. Umugabo umwe bita Mutagatifu Augustine, Saint Augustine, yari kuvuga ngo it is in no way grace if it is not in every way grace. Ni kuvuga ngo ubuntu ntabwo bwaba ari ubuntu na hato butari ubuntu gusa cyangwa se ubuntu buri ntabwo butari ubuntu buri akantu na kamwe tugomba gukora, ntabwo bwaba ari ubuntu na gato. It is in no way grace if it is not grace in every way. Iyo sezerano Imana agiranye n'abantu bayo niyo ubwayo yemeje kurikora. Yeremiya nawe ashimangira iby'ukuntu isezerano rishigiye ku Mana gusa. Muri nako Ezekiel 36, Ezekiel 36:24 24 baravuga ngo nubwo nzabana mu mahanga bakwanirize hamwe bakuye mu bihugu byose, maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite, nzabanyagizaho amazi meza, maze muzatungana bakuraho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha n'umutima mushya, bashyiramo umwuka mushya, nzakuraho umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiraho umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye no mugendera amateka yanjye mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Ngo ahangaha ni Imana, musomere umurongo wa bandi muratangaje. I will pour clean water on you, I will give you a new heart, I will remove. Ni Imana y'ubwayo kwikorera, nta muntu bari gufatanya. Igikorwa cy'Imana yonyine. Njyewe ubwayo nzabuhagira, nzabakoranye, nzabayagizaho amazi, nzabaho umutima mushya, mugendera amategeko yanjye, nzabaho umwuka mushya. Niko ye hari umurimo wacu uri kumva mwangaha, hari umurimo wari kumva. Njyewe ubwayo nzabikora, ariko Imana ivuga ngaha muri isezerano bavandimwe. Isezerano rishingiye kuba ari Imana yonyine izakora umurimo wayo ikawusohoza. Niko gukomera kwaryo, niyo efficacy yaryo.